ndakupa munyishyura amafaranga nta mafaranga njye ntabwo none se njye umugore wawe umugore ndakurira amasabune n'umugabo sasa mwana ijana mirongo itanu yego ye warankoye narankoye nyine warankoye akuruzaje amafaranga jewe sokera mu n'umugore guso sokera ako kujya murembe kuva muri ugatingana mama franga kandi wamugore imana sohoka mpira sohoka mwese muhagarara angoye cyose wewe ushobora kandi mubona sokera mu nzu ntabwo tuboka ngwiki nishyura amafaranga yanjye amafaranga asagenda agiye kunyishyura amafaranga uzamumujura cyane kuza kwinjira mu warankoye uyu mujinga mubaze yarankoye tutageze hano mu ntuza muri koridoro tuvanye he ashaka kuba televiziyo yawe wowe warebaga tuvanye ese hari amateleviziyo none warugeze mu cyumba wamamagaye ashaka kuba n'umusore yamana mirezi gitanu wereka telefone yanjye gitanu imwereke bro mushaka ukuntu amafaranga yanjye amafaranga asagenda urama amafaranga yanjye ntabwo sheri urabye urama amafaranga urama reba amafaranga uyu mujura bari wita kurisha uyu mujura umujura kufata ukarebera umujura kufata ukarebera ndekurira umugabo ndekure amafaranga yanjye ndekurira nta mwanya pfa gusakuza ibingibi tuvana amafaranga mutima amafaranga nyine yamaniye please hano ni kuri banki ziba ndagushaka kukubona wasohoje hari uramenya iyi ndaje kunyegeka ntabwo wari uhari ntikwegeka he njye nayikwegetse tuvanye mukoro tuvanye umugabo dore ngi telefone yanjye gambwira umuntu wamamagaye mbwira ninde wahamagaye undi wahamagara se mbwira ninde wahamagaye asanzwe atanyahamagaza naje guseriva iwawe noneho ndavuze ngo nkubure ibindi turabivugana wageze hano ndakira umugore sohokera mu nzu utazamara ku mugore wanjye sohokera mu nzu ntabwo mpava sheri ubu ugiye kubita mu maso sheri ntabwo ukubeshya no ku bwenge bwawe burebye ndashaka kubara gatatu konyine iyi ndaya mbi nyibone he ihe ndaya kumaraza gukora akazi utabashije kwikorera wowe akazi tuvanye iryita mfite record nimba waramenye kujya mu mafaranga ugenda wiba urumva wiba warusha gutwara n'amata ibiganiro byanjye nawe wode yiko igaragaze madam nkwereke record nibura imwereke ku mahara yanyu mu miryitamye uyu nguyu umva mubwire sheri uyu nguyu umva sheri mubwire ntacyo nshaka kumva icyo nshaka kumva nuko asohoka shitutse musanga ari ku muryango w'icyo bashaka ari kundunguruka genzi ngwana usanga ngashaka amafaranga icyumba cyanyu wo ari uruturutse njyewe nyine nari ndi guturuka haya icyumba cyanyu ndakizi none wageze mu nzu wageze mu nzu wasohotse urasohoka ntusohoka urashaka kumubita urasohoka ntusohoka urashaka kumubita umuntu babarira utica umuntu wamugura ushaka kumubita ushaka umuntu bakadufunga nasohoka ndamubita sheri utica umuntu bakadufunga utica umuntu bakadufunga kuri ikigoryi kubwenge bwawe bureshya nakubure ukiri umugore wamutsenze zibaho we nta n'ijambo agakora ku ijambo rihese undi nakoze sawa amasegonda n'umuntu amaze amasegonda se mvuga amasegonda nayo kandi amasegonda aramaze yinjira mu nzu amasegonda bayinjira mu nzu wa mugore nabwo ureshya ni kubwenge bwawe uba yaje guteka ntukajya nukira umugore ko undi umugore ni umugore ni wa museriveri ariko si ugura mwewe uyishyura umuseriveri udusanga nyandi mu kabari noneho kuri uri ikigoryi uyu mugore atuziranye imbere cyane yuko mumenyana utagira umuntu ukubita icupa rero mubita mwereke wewe wirwana cyangwa ngo uterura ku gatuza mwakire hano gusa ko mbere ushize wishyuye mu rugo rwanjye mucyo cyaka n'amafaranga duhamagara ashinzwe umutekano duhamagara ashinzwe umutekano yego duhamagara ashinzwe umutekano byafite kode ntaribi wambugura wasohotse ntagatsohoka niba udashoboye kumusohora ndasohotse ariko kugira ngo unyinjize bizagusaba imbaraga waba si gusohoka wowe ndagusohora sibyo ntacyo reka mbere ukuntu tubyanzura si igitano warundimo ureka njyane televiziyo n'uyawe ariko fandi ntabwo nanze amabwiriza yawe ariko sinagenda ngo mfate Rutambi nta cyaha mushinja nta kigaragara akurikiranyweho nta kibazo na kimwe afite ndagenda mfata umuntu umufunge gusa kubera ko ari amabwiriza none se
umuntu mukuru wawe aguhaye oda ukora iki? Fandi urayubahiriza. None ariko nta nubwo ibintu byo gukurikirana Rutambi bikiri mu maboko yanjye. umva nkubwire. Rutambi ibintu ari gukora wowe ntago ubizi. Uribaza umuntu asigaye agera iwanjye ntahari? Uwo muntu urumva ari umuntu woroshye? Rero tugomba kumukurikirana. Niyo mpamvu ngewe naguhaye oda. Rero nabwire na Fiona Fandi Fiona. Umushakishe, icyo nshaka ni ukubona Rutambi tuganira face to face. Uranyumva? Icyo kirego rero ntabwo kiri mu maboko yanjye kuko Fandi Fiona ni uri kugikurikirana. Yes, mukore uko mushoboye, nge nicyo nshaka. Nukwicarana na Rutambi tukaganira kuko ntago ari ibintu nakwicara ngo ntuze. Ngomba kumenya ikimugenza, ngomba no kumenya se ni revenge ashaka gukora. Ese haba hari icyo yaje mu rugo rwa gakora wenda kibi cyatuma mukurikirana gutyo? Of course. Hako ibaze yagezaho aza akaniga umugore wanjye iwanjye. Jesus Christ. Murumva ibyo ngibyo natereriye. Sino mu muhanda iwanjye mu rugo. Birarenze ibyo ngibyo Fandi. Okay. So kora akazi kanyu. Icyo ushaka nuko mumunzanira tukaganira nawe. Turumvikana? Ngiye Fandi. Naho ntuzongere kumbwira ngo no. Nimari order ni order. Yes sir. No, uracyategereje icyaho ngaho. Kangende ngira icyo mbikora Fandi. Nakubwira ni umuntu wafashye tukakugira basuri. Kuzika abagore b'i Kigali, abagore Kigali bigize bati. Nashaka gutwara televiziyo yanjye ngiye Rutambi. Televiziyo naguze 1600. Wallahi uriya mukora iki buriya mutwara ngo televiziyo. Buriya sara turumbutse. Ubu cyakora Imana iragukije pe. Cyakora zikurwana sheri Imana uziko wari umwishe. Sekundi uri kundeba nabi. Sheri, ndashaka kunsobanurira ibintu byose mbonye aha. Kamva kandi nawe gusudanyira iki? Narindi kurota cyangwa? Mwese ubonye ibiki? Ntabwo usobanura urumva. Uriya mukobwa aje gutya ndumukiza nandi mu nzu ngiye ngumaje koga. Ariko ubundi urambeshya. Ugira ngo ndakana ko kubeshya. Cyangwa urareba uko ngana ukabona wanashushanya ukemera. Ko se ndakubesheza ko iki? Ni ukuri ko mva nkubwire pe sheri umva. Ngiyewe nandi mvuye muri dushe urumva. Ninjiye gutya mu cyumba nase gutya. Musangura ngwagagaze ku muryango. Reka kunyumvisha ibyanyu maze kubibona. Kandi ndarambiwe. Ndarambiwe. Ko se no mva nkubwire. Ngiye ni ukuri kw'Imana. Usibye ko mu nyahagaze imbere y'umuryango. Akamerwa amafaranga ngashaka ndetse amafaranga nyine gute. Buriya n'abakobwa baninje b'i Kigali nyine bashaka kukura ku muntu kugira ngo bamukure amafaranga banamubeshyere. Nese ubu ngubu ari kugera ku buriri. Gendere ku buriri ko budagishashe ko abashije mu gitondo. Subundi ndashaka kukubaza. Kuki nangira kugusobanuza ukankubita mu kanwa ukambwira amagambo menshi. Cyagiye nabafatiye he? Sheri wala ariko nawe. Muri mu biki? Ariko se ya bambare. Wahandi muko uvuye. Konde? Oya seka. Oya ni sheri mbabarira ni sheri. Uretse cyahana. Aka kanya? Ngwino hano. Mutaza kurwanira hano ndambabara. Akusundi wamubaze nk'ikintu nka kimwe mu buzima bwawe, sibyo? Kuri rwo ntoragira urutozi uri Imana yanjye niyo kugiye nkwedukaho. Nabafate mwari mu biki? Mwari muri gusangira inzoga. Reka zanzoga sinyana zinkoze nyine hari inzoga ndi wahabonye. Iri afata n'umuntu batinze kuyandurura uriya mukobwa ashaka kumfungura inzoga urumva? Arashaka kumfungura inzoga uburaje urumva? Ntago nige sangira nawe. Ndashaka nkubaza ikintu kimwe kitagiye cya kabiri. Aha mu nzi wawe ndi igipope wazanye ukiniraho. Ndi ndaya cyangwa kuba warantoraguye mu muhanda. Bivuga ko giye ntabasha kwibeshaho. Wasanze ndyamye mu muhanda nananiwe kwibyoza. Utangiye kuzana n'ibiki nawe guse ibyo ngibyo uri kubizana. Nsobanurira. Ni gute ntababara? Ni gute nasanga indaya nk'iriya yirirwa isenera mu muhanda nyinjira. Ndanda umujura ahubwo uranda tugomba no kwirega kuba kayifunga. Ndanda iriba urumva.
Nukuri kw'Imana nabwo nanjye ndatunguwe urumva kugira ngo iminsi yo kurya nyiva mu cyumba nkahita mbona umuntu ahagaze imbere y'umuryango sheri n'udo hacya imbere y'Imana cyo ndarahe rwose ndayamanitse pe do nimba mfitanye gahunda nawe Imana yo mwishuri imbere mugabo uzi n'ikindi ikise kandi ikise nshaka nkubwire ikintu kimwe cyonyine ikise iriya nzu sinkubone ubebera winjiramo wiki ntiwongere kwinjiramo ese sheri nagize ne kweli ihute sanga imbeshu yawe akaseri kubizi koko kubizi ko ngukunda sibyo waretse amahane uriya mugore ko nagusobanura ese ubu ntabwo uri kungira icyizere kweli nyosho kubizi ko ngukunda unkunda he nimba unkunda ntabwo wanyubahe don't touch me please kwamba bari ko basi umva mubwire si nukuri kw'Imana do ni wongera ko uriya mukobwa hano uzanyice pe basi ubaye nkunda wanyubahisha se mbabarira umbwire ririya shyanga ry'umukobwa nako ry'indaya nako ry'umugore nako ry'imbwakazi oya se kandi kwagitukana rindusha iki asa kurusha iki kumenya andusha iki umva nkubwire nta kintu kurusha nta n'ikintu upanga nawe nuko nyine kwa kundi abantu bakobwa b'Kigali n'ubazama ninja abagenda bibambaza no kuri kandi ngenda ndamwanga nukuri ndamwanga urabwo ndamwanga kuri ni mubonye mba numva nko kurira ariko kankubaza uzageza he uri indaya kuva uvutse kuva uri urusoro mu nda ya nyoko kugeza ungana utyo nose gambwira nabi pe none se cya ubundi nagiye kukwica byagenze bite banze numve message nimba ryane watari sha berete nshimira no muvandimwe habaye iki Alo Osman asante sana wana naribi ntisebye urumaye si miliyoni ebyiri umaye ubwo nizere ko imbwe nimugoroba uraro yimpaye saa 10 ubayishyizeho ubundi wowe ko ari nk'umuntu w'umugabo kabisa kiyamo uri umuntu w'umugabo kabisa asante ndugwango indi imwe zare 3 imwe message ndayibonye indi imwe nimugoroba saa 10 ubayijomyeho nawe sawa sa petit frère asante mama yangu shiri mafaranga ari marinjira ibintu byo kurakara cyangwa ugira amahane n'iki na yawe numva bebe come unshukisha amafaranga amafaranga kutemera kutera ikibazo cyari gutangiye kuzana ibiki nyine umva nkongore nyegera ariko nkubwire uzaza uko sungiye uzanira amafaranga aka sumva nkubwire ka kugira amahane akagira amahane amafaranga sa yawe hari ikintu uzakoresha nkubwire se none neme kujyana ku mazi rero nimugoroba ku mazi hari ikibazo se mwica amande nyine ngura agafi ka West kumva tumere neza hari ribisi mujyana ku mashyuza jana kakana uje mu gitondo se kubwije tugende mu nzu by'amahanga agarikiza bino shiri akuta kila kitu ubutaha ni wongera mura bebe Yeah.